Yesu nashimwe cyane, amahoro n'imigisha biva ku Mana Data twese mwiza, nibyo mbifurije bakunzi b'umusaraba, bakunzi ba Yesu Kristo, mwese ndabasubije amahoro n'imigisha ku Mana Data twese mwiza, nibyo mbifurije mwese. Nsuhuje cyane abari ku migabane itandukanye y'isi, nsuhuje abo dukunda kubana bari ku migabane itandukanye, bari muri za Oceania, bari za Asia, bari za Europe, abari muri Amerika, abari muri Canada, abari muri Afurika, abari muri East Africa, abari mu bihugu byumva, bari mu bihugu bitandukanye bakabumva ikinyarwanda cyangwa ikirundi, mwese ndabasuje cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibahire kandi ikomeze ihaze kwifuza kwanyu. Iyi saha dushimiye Imana yongeye kutwemera ko tuboneka cyane kuri iyi kamera, tuvuga ijambo ryayo, tuvuga ibijyanye n'umugambi wayo. Imana yagiye ibana natwe, Imana yagiye iturinda mu buryo bwose bushoboka. Turashimiye cyane kuko ntabwo yagiye iduhana, yaraturinze cyane mu buryo bwose bushoboka. Wowe ugeze aha ngaha kuri iyi kamera ubwa mbere, uwo mugiye kubana nta wundi ni mwene so muri Kristo Yesu, Samuel Mutezimana. Ndi umugabo ndashima Imana. Turashima Imana cyane ko yagiye ibana natwe mu buryo bwose butandukanye kandi ko yagiye iturinda. Hari byinshi Imana yagiye iturinda bitandukanye, ari wowe ubwawe ufite byinshi, nanjye mfite byinshi cyane Imana yagiye iturinda, kandi hari byinshi Imana yagiye ikora mu buzima bwacu bwa buri munsi. Hari some change twagiye tubona bitandukanye mu buzima bwacu. Imana ishimwe cyane ko yagiye itubera amaso. Wowe tubana, wowe uhageze ubwa mbere utari wakora subscribe, wakwibuka ukayikora kugira ngo uzajye ukomeza cyane kurushaho gukomeza udutera inkunga muri ibi biganiro, no kugenda ubisharinga ku bantu batandukanye, mugatanga na komanteri hamwe na za like kugira ngo tumenye neza ibyo dukora bimeze gute, byifashe gute muri rusange. Kuko icyo dukeneye cyane ni ukwagura ubwami bw'Imana, kuko twagura ubwami bw'isi nta kintu dukeneye, ni uko abantu b'Imana bagira iby'Imana bakwiriye byinshi bishoboka byo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Umuntu akagenda afite ibimukomeza byo muri uru rugendo, kuko namenye neza ko muri uru rugendo abantu ni benshi cyane bazajya basigara bitewe n'uko ntabwo bafite icyo kubakomeza, ntabwo bafite icyo kubakomeza, ntabwo bafite icyo kubafasha muri uru rugendo muri rusange. Mureke dusenge Imana, maze rero dukomeye cyane no kumva ubutumwa Imana yatwohereje, Imana yatugeneye, kuko iyi ni mesaje Uwiteka yatwohereje. Niyo mpamvu yangiriye icyizere, kuba nagiriwe icyizere ngo mbe nayitambutsa, si uko hari icyo nkuruta, ahubwo ni ubushake bw'Imana kuba yahisemo, nawe hari ibyo izaguhitamo ikaba yagukoresha muri ubwo buryo, kuko twese Imana iduhamagara bitewe n'uko ibishaka, kandi ihamagara uwo ishaka mu gihe cyayo. Ntabwo ihamagara buri muntu wese nk'uko abyishakamo, ahubwo yo ubwayo niyo ikoresha ubuntu bwayo, itagendeye kuri za kabuki, itagendeye ahantu tuvuka, itagendeye ku ngano y'amafaranga, itagendeye ku cyubahiro runaka twaba dufite. So ibikora mu bumana bwayo, kandi ikabikora uko yaragiye ibigambira, uko yagiye ibitegura muri rusange. Niyo mpamvu Imana yo gushimwa iteka ryose. Mureke tuyishimire muri iri sengesho cyane n'igana ko izibana natwe muri byose, kandi icyo twizera cyo ni uko umugambi wayo ari mwiza kuri twebwe. Icyo twizera cyo ni uko ibyo igambira kutugira ko ari byiza kandi by'agaciro. Iyo tuzi neza ni uko Imana ntabwo izigera itureka, ahubwo izakomeza kubana natwe kuva none kugera iteka ryose, izaba iri mu ruhande rwacu. Uri Imana nziza, tugushimiye kuri uwera, tugushimiye ubw'ijambo ryawe Mana, watwohereje ubutumwa, watwohereje mesaje, watwohereje. Nyemera cyane njyewe ugiye kuyivuga, ndi wa wundi Kristo muzima wavukiye muri iyi si. Nyemera cyane uzumfashe, uzunkomeze, kuko njye nyine ntabwo nakwishoboza kuba nagira ibyo ntambutse, nagira ibyo mbwira ubwoko bungana gutya. Urabizi uburyo abantu bashobora kuba bankurikira, bashobora kuba bareba, bashobora kuba bakumva iri jambo ryawe. Ntacyo mfite cyo kuba ntashobora kubabwira, ariko reka njyewe nicare, ntaba ari njyewe ugaragara, ntaba ari njyewe uboneka, ahubwo Kristo aba ari we uboneka hagati muri twebwe. Icyo twifuza ni uko Kristo muzima waduha kumva ibyo dushakaho. Ureke amatwi yacu yaziburire kumva, iminwa yacu uziburire kuvuga. Iminsi myiza turasenze kugira ngo amaso agire uyahereze kureba ibyo ushaka.
urakoze yuko ugiye kubana natwe, urakoze yuko ugiye kuturengera muri byose. Ndagushima byose kubikoze kandi bikore kwiyubahisha, tegeze nzi kubikoze kwa Kristo Yesu umwami wacu, amen. Haleluya. Mureke dusome ijambo ry'Imana. Iyi ni message Imana yatwoherejeho, ni message nahawe n'Imana ngomba kuba nabagezaho. Ni message Imana yaduhaye, ni message Imana yatwohereje, niyo mpamvu tugiye kuyitambutsa muri aya masaha. Wowe wagiriye umugisha ukaba ugiye kuyumva, ukaba ugiye gutangira umwaka wumvise iyi message. Nta kindi Imana igukeneyeho, nta kindi Imana igushakaho, nuko wemerera Imana mukagendana nayo, kuko yabwiye umugaragu ngo nzagenda nawe, nzabana nawe, hatarengane hose nzaharinganiza, nzamenagura inzugi z'ibyuma n'iby'imiringa. Impamvu yabimubwiye nuko yari umugaragu wayo, uwo ikunda, uwo yishimira. Mureke dusome Zaburi ya 90 ku murongo wa 12 tugiye gusoma. Zaburi ya 90 ku murongo wa 12. Zaburi ya 90 ku murongo wa 12, amagambo avuga ngo utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Ngo twigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Yesu nashimwe cyane. Tugiye kuganira kuri aya magambo. Ni amagambo agera muri angahe? Hari amagambo ya mbere avuga ngo utwigishe kubara iminsi yacu. Kwigisha n'Imana, kwigishwa, ndizera ndashidikanya yuko iteka ryose buri muntu wese uri muri iyi si, aho yava akagera, ahora ashakisha ukuntu yashobora kwiga. Rero ubuzima bwose tubamo iteka ryose tuba turi mu kintu bita ishuri, wabishaka utabishaka, icyo waba uri cyo cyose, iteka ryose tuba turi kwiga. Niyo gahunda niko bigenda. Rero iri ni isengesho umugaragu w'Imana Mose yagize ubwo yari arimo atakira Uwiteka, arimo asenga Uwiteka, we yarimo abwira Uwiteka amasengesho cyane. Ageze aha ngaha niwe yamubwiye amagambo, aramubwira ngo utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Bisobanuye yuko icya mbere cyo yararebye abona nta wundi washobora kumufasha kuba yashobora kumenya neza uko yatunganya ibijyanye n'urugendo rwe, bijyanye n'iminsi yo kuba kuri iyi si. Kuko ijambo riratubwira cyane yuko umuntu iminsi amara mu isi, muri make usanga ameze nk'ururabyo, ndiko umuntu uko ameze iteka ryose. Ariko ikintu kiba gifite agaciro cyane ni ukuntu waciye muri ya minsi yawe, ni ukuntu wayigenzemo, ni ukuntu witwaye muri ya minsi yawe wagiye uba ku isi. Bivuze ngo icya mbere gifite agaciro cyane ni ugushakisha ukuntu twagira ubuzima bwiza cyane iteka ryose, ahantu hose twaba turi. Rero Imana icya mbere cyo ubuzima bwose tuba ducamo, kuba twavuka kugera dupfuye, iteka ryose usanga turi mu kintu bita ishuri. Nubwo usanga hari igihe rimwe na rimwe bigenda bihinduka bitewe n'ikintu runaka, bitewe n'igihe ugezemo, ugasanga byahindutse, ugasanga rya shuri ntabwo ryahindutse kuri wowe, ariko duhora turi mu kintu bita ishuri ku buzima bwacu bwa buri munsi. Niyo mpamvu ubona hari changement zigenda ziboneka mu mubiri, mu buzima bwawe bwa buri munsi. Mose niwe yageze aravuga ngo muri Bwihutirwa yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo imyaka igihumbi abantu bashobora kubona ko ari nk'imyaka igihumbi. Muri make kuri wowe bihwanye nk'aho n'ubundi ari umunsi umwe. Kuri wowe ni nk'umunsi umwe. Kuko bavuga ngo gutya ngo maze iminsi igihumbi, ngo maze ibiki byose igihumbi, Uwiteka arareba akabona nk'aho ari umunsi umwe ku Uwiteka. Bisobanuye yuko kuza uvuga ngo ngiye ngo maze imyaka runaka, ngo imyaka runaka niyo maze mu isi, ahubwo igifite agaciro ya myaka yose wamaze mu isi ni iki wakoze. Ukibaza cyane, imyaka yose maze ahantu runaka ni iki nigeze nkora. Rero ngo iyo umuntu amaze kwigishwa n'Uwiteka kubara ibijyanye n'iminsi yiwe, bituma atunga icyo bita umutima w'ubwenge. Yesu nashimwe cyane.
rero dutunze cyane, abantu benshi cyane bari muri iyi si, ariko ikibazo bafite cyane ntabwo bakeneye gutunga umutima w'ubwenge, ahubwo batunze umutima utari uw'ubwenge. So bisobanuye yuko bafite umutima wuzuye ubujiji. Bisobanuye yuko umuntu wese ufite umutima wuzuye ubujiji ni wa wundi udakiranuka, ni wa wundi ukora icyaha. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Ariko iyo waje ukemera Kristo akubera nk'umwami n'umukiza, ukemera Kristo, ukemera ukagendera muri we, ukemera Kristo akakuyobora mu nzira zawe zose, aho ngaho niwe uzatunga umutima w'ubwenge. Uyu mutima w'ubwenge ntabwo uzawubona ari uko wavuze ngo nagiye ahantu runaka, ngo nibonekanye n'abantu bakomeye cyane batandukanye, ngo nagiye ngo sange n'abantu batandukanye ku meza ya n'aya, ahubwo uzatunga umutima w'ubwenge ari uko waciye bugufi ukemera umwuka wera akakuyobora. Bisobanura ngo ijambo ry'Imana tugomba Galatiya 5:16 ngo abayoborwa n'umwuka wera bose, abo ngabo nibo bana b'Imana. Abo ngabo ntabwo bayoborwa na kamere, ahubwo bayoborwa n'icyo bita umwuka wera w'Imana. Muri make ntabwo bariho ku bwabo, nk'uko Pawulo yavuze ngo si njyewe uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri njyewe. Ibyo nkora byose n'ibyo mvuga byose bikoreshwa na Kristo. Aravuga ijambo rikomeye aravuga ngo njyewe namaze kubambwa na Kristo, ariko si njyewe uriho, ni Kristo uriho. Imana ishimwe cyane. Bisobanuye yuko iyo umuntu yamaze guhereza Kristo, yamaze kwemera Kristo, akaba yayobora icyo bita urugendo rwawe, ubanza gupfa wowe ubwawe, kuko wamaze gupfa. Iyo wapfuye, Kristo araza akinjira muri wowe, noneho ukazuka, ukabaho ku bwa Kristo, ntuze kongera kuboneka ari wowe uriho, ahubwo akaba ari Kristo uboneka muri wowe. Ikizakwereka yuko ufite icyo bita umutima w'ubwenge, ikizabigaragaza nta kindi ni za mbuto zawe, nta kindi kwa kundi witwara. Kuko icya mbere cyo Magalatiya 5:22 abagabo batuga cyane ngo dore imbuto z'umwuka ngo nizigize zigaragara. Ariko dufite ikibazo gikomeye cyane, aho abantu basigaye bafite imbuto za kamere zidasanzwe, ugasanga birirwa babeshya ngo birirwa bavuga Imana, ariko Imana idushakaho ni uko dutunga imitima y'ubwenge. Uko nutunga umutima w'ubwenge nibwo uzakomera. Uko nutunga umutima w'ubwenge ntabwo uzanyeganyezwa. Uko nutunga umutima w'ubwenge ntabwo uzigera wibaza cyane ngo kujyanye n'iminsi n'ibike, ntabwo uzigera wibaza cyane kujyanye n'ubuzima bwawe, kubera ko ufite icyo bita umutima w'ubwenge. Yesu nashimwe cyane. Imana ishobora dutunga imitima y'ubwenge. Imana ishobora dutunga cyane imitima y'ubwenge. Ijambo ry'Imana tugatana ari muri Ezekiyeli kuri 36 amagambo atubwira cyane ngo Uwiteka yarimo abwira Isirayeli ngo nzabakuramo imitima imeze nk'amabuye, mbashyiremo umutima woroheje. Umutima woroheje cyane, wa umutima woroheje, umutima ashobora kubwira ukanyumvira. Iyo umuntu afite umutima w'ubwenge umutera kumvira Uwiteka, uremera urugendo rwawe ukarubamo, ukamenya neza yuko ubwo Umwami Yesu agukunda gusa uri amahoro. Iyo umuntu afite umutima w'ubwenge bimutera kugendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Iyo umuntu afite umutima w'ubwenge bimutera kubaha Imana, akubahisha Imana ibyo atunze byose. Yesu nashimwe cyane. Iyo wafashe urugendo rwawe ukabereza Uwiteka, akaba ari wenyine ukuyobora iteka ryose, ubana nawe akugira inama, ugera n'Uwiteka mu bintu byose ukora byose. Uwiteka arakuyobora mu bintu byose uvuga, Uwiteka abana nawe. Ari imvugo yawe Uwiteka arayiyobora, ari imitekerereze yawe Uwiteka arayiyobora, ari imirebere yawe Uwiteka arayiyobora, bitewe n'uko wamaze kumushyira imbere. Imana nishimwe. Ijambo rikomeye aravuga ngo nabanje Uwiteka imbere yanjye. Iteka ryose iyo utashyize Uwiteka imbere, iminsi yawe yose uyirangiza nabi. Wayirangiza uri minisitiri runaka,
uri umuntu ukomeye cyane umunyacyubahiro runaka ariko ukayirangiza nabi, wayirangiza uvuga ngo mfite amafaranga ariko ikarangira nabi, bitewe n'uko nyuma y'ubuzima ntabwo wigeze utegura cyane ngo utegure aho uzaba ugiye apre yo gupfa muri ubuzima, ukibaza cyane ngo nzajya hehe. Iteka ryose ugomba gutegura ukibaza cyane nyuma y'ubuzima nimara gupfa nzajya hehe. Niyo mpamvu nta kindi gikenewe, nta kindi gisa tuvugana. Uwiteka akeneye yuko abantu bose bamwitirirwa, bose bagomba gutunga iyi mitima y'ubwenge, kuko ntabwo ari uwo kubana n'ibigoryi, ntabwo ari uwo kubana n'injiji, agomba kubana n'abantu bajijutse iteka ryose. Maze cyane wibaze cyane ibyo ukora byose, maze wibaze cyane ndi umunyabwenge se? Ibyo mvuga ushobora gusanga ibyo wirirwamo byerekana uwo uriwe, ariko iyi saha Uwiteka arimo arakugira inama. Nta kindi akeneye kuri wowe nuko umwemerera akongera akagucura ubundi bushya, kuko Uwiteka ntabwo ajya akoresha injiji. Niko kuri kw'ijambo. Impamvu muri kugenda mwicara mu murimo w'Imana mukagenda muwangiza uko mwishakiye, mwebwe abantu muri mu madini atandukanye, impamvu muri kugenda muwangiza uko mwishakiye, ikibazo mufite mwanze kugira ubwenge bw'Imana, mwanze kugira ubwenge bw'Imana. Kandi umuyobozi adafite ubwenge uwo nguwo atwara abantu nabi. Iyo abantu bafite ubuyobozi bw'ikigoryi iteka ryose biragorana. Niyo mpamvu ntabwo uzagira ubwenge utabanje kugera ku Uwiteka. Banza wemerera Uwiteka abanze akuyobore, abanze akugira inama. Iteka ryose impamvu ubona ibintu byose bigenda bicangacanga muri wowe ni ukubera yuko wanze kubanza Uwiteka imbere. Ariko iyi saa tuvuga n'Uwiteka akeneye yuko wongera kumubanza imbere, wongera kumubanza imbere, kuko najya imbere yawe niwe uzaringaniza, niwe uzakuraho ibintu byose abona bitameze neza mu buzima bwawe, niwe uzahereza ubuzima, niwe uzahereza icyerekezo ubuzima bwawe bwose waba ufite, akaba ari wenyine uzakuyobora. Ngo twigishe kubara iminsi yacu. Imana ishimwe itwigishe kumara iminsi yacu ku buryo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Bisobanuye yuko hari imitima dutunze itari iy'ubwenge, ariko Imana irashaka yuko icyo wakora cyose ubanza kuba umunyabwenge. Umuntu wese utari umunyabwenge uwo nguwo nta hantu azigera agera. Ijuru ntabwo ari iry'injiji, ntabwo ari iry'ababandi babuze ubwenge, kuko wabuze ubwenge Uwiteka nawe agiye kuba yakureka. Aho ngaho nta juru ufite. Umuntu wese udafite ubwenge nta juru ateze kuzabona. Uko niko kuri iteka ryose. Niba ukora ibyaha nta juru ufite, ariko haracyariho imbabazi. Ngo nimwemera mukumvira muzajya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukaguma inkota y'Uwiteka izabarya. Yesu nashimwe. Haleluya. Iyi saha mesaje y'Uwiteka akeneye yuko wongera kwivugurura, yuko wongera kwisuzuma cyane, urebe cyane aho watandukiriye. Erega ntabwo uzagwiza imbaraga zigushoboza gutunga umutima w'ubwenge udasenga mu mwuka ngo bishoboke. Birasaba ngo banza usengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga, kugira ngo ube watunga uyu mutima w'ubwenge, kuko abari gusenga bo ni benshi, ariko abari gusenga mu kuri no mu mwuka ni bake. Yesu nashimwe. Haleluya. Abantu baririrwa cyane, umunsi wo kujya gusenga wagera tukivuga ngo tugiye gusenga amasengesho atandukanye, ariko ikibazo dufite cyane, dufite imitima, ya mitima imeze nk'amabuye. Uwo mutima nta nubwo wahinduka. Ni ya mitima ihorana amashyari, ni ya mitima ihorana inzika, ni ya mitima yandi igiroga, kuko umuntu ugira ishyari iteka ryose aba ari n'umurozi. Niko bigenda, niko kuri kw'ijambo ry'Imana. Umuntu wese umunyamashyari iteka ryose aba ari umurozi. Rero ugasanga iteka ryose abarokore bagiye bakizwa icyo bita inzoga, ariko bafite icyo bita inzoga z'amagambo, bafite icyo bita amagambo, kandi uburozi cyane bwo mu magambo. Urabizi ukuntu mwirirwa muvuga mugenzi wawe, kandi icyo ngicyo Uwiteka aratanga cyane urunuka. Nta kindi Uwiteka gushakaho. Banza wihane, banza wihane kurusha ibindi byose. Uwo mutima mubi, uwo mutima mubi w'amashyari, uwo mutima mubi w'inzangano, umutima mubi cyane w'inzika,
uwo mutima utanyurwa, uwo mutima wo guhora ugira amashyari iteka ryose, wareba mugenzi wawe ngo bimeze gutya na gutya, ukumva wamugira ishyari, agutwaye iki? Niba hari ikintu nakuri gushaka, genda usenge Imana, usaba Imana. Abantu benshi cyane ugasanga bafite imbaraga z'abapfumu, bagiye bakajya no munsi y'Imana bafite izo mbaraga z'abapfumu, izo ntacyo zigeze zigufasha na gato. Ugasanga umuntu afite urugo, yubatse urugo, ariko yubakiye ku mbaraga z'abapfumu, afite ibintu iteka ryose yakoze bw'ubufindo butandukanye, ariko iyi saa tuvugana Uwiteka arimo arakubwira ngo nta kindi shaka umutima w'ubwenge, kandi nutihana uzarimbuka. Umaze iminsi myinshi cyane uri mubeshya Imana, uri mubeshya abantu b'Imana, ariko Uwiteka agiye gukuruka, kuko wanze kumva. Ariko iyi saha tuvugana Uwiteka nta kindi abereyeho, aracyafite za mbabazi ziwe. Niyo mpamvu iyi saha mwemerere, kuko Bibiliya yavuze ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe, muhame mu bandi bose, uvuge ibyo agiye gukorera, usabe n'Imana ibashurire Kristo. Iyi saha ndakwingingira Imana ngo yakongere kwiyereke, igusure wowe wa mudamu we, igusure wa mugabo we, we wa musore, Imana igusure, nawe mukobwa Imana igusure. Ibintu byose muri gukora, byose mubyihorere, umenye neza ko ubuzima bwawe bushingiye ku Mana. Ibyo wakora byose umenye neza yuko iminsi yawe iri kugenda, umenye neza yuko nyuma y'ubuzima ejo bundi zisanga upfuye, uzajya hehe? Uri kubeshya abantu ngo uri umukristo, ngo urakijijwe, ngo urakiranuka wowe, ariko iyi saha tuvugana banze wongere wisuzume cyane. Umaze iminsi myinshi cyane uri kubeshya Imana, ariko iyi saha Uwiteka araje. Icyo akeneye ni ukugira ngo wongere umusabe, aguhereze uyu mwuka wera, kuko uyu mwuka wera nuza kuba umufite, ntuzagushoboza gutunga uyu mutima w'ubwenge. Ijambo ry'Imana rikambwa cyane mu byashungo, yakambwe mu cyane ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abakora ibyo byose, n'abandi bose bakora ibyo byose bakanabikora. Imana ishimwe cyane. Hanze hazaba izo mbwa iteka ryose, ibyo waba urimo byose urimbwa, utari kwemera Kristo akaza akakuyobora. Emerera Kristo aza kuyobore, aza umutima wawe. Nta kindi cyaguhesha ubuzima, nta kindi cyaguhesha amahoro. Ntabwo uzagira amahoro mu rugo rwawe ari uko wagiye mu bapfumu, ntabwo uzagira amahoro mu rugo rwawe ari uko wagiye gucisha ibintu runaka. Uzagira amahoro ari uko wizeye Kristo, ubundi urugo rwose uzaba mudasenga, uzaba umeze nk'intumbi iteka ryose. Mbega intumbi dutunze muri iyi si ziri kugenda, intumbi zibaye nyinshi cyane. Intumbi zibaye nyinshi cyane muri iyi minsi, ukaza ukikwirirwa wirata, wereka abantu ngo ngewe ngo ndakijijwe. Ukijwe nkandi wowe ukijwe iki? Iteka ryose urabeshya ngo wakijwe, ariko amagambo yarakwishe. Urabeshya ngo wakijwe, ariko amarari y'ubusambanyi aguhora mu iteka ryose. Abantu ufite indaya nyinshi cyane ziri mu nsengero, abantu birirwa mu nsengero ari n'indaya, abantu birirwa mu nsengero ari abasambanyi, abantu birirwa mu nsengero ari ibintu bibi iteka ryose. Ariko nta kindi, iyi saha Uwiteka arongera kugarukeho nubishaka. Icya mbere cyo banza umenye ukuri kw'ijambo ry'Imana, kuko nugira uyu mutima ujijutse, kuko nugira uyu mutima w'ubwenge, nibwo uzamenya icyo Imana igushakaho. Uko nutunga uyu mutima w'ubwenge, nibwo uzamenya uko Uwiteka agukeneye. Icya mbere cyo ntuhereze agaciro ibyo utunze. Don't care about it. Hereza agaciro uko Uwiteka kureba. Tuhereze agaciro cyane uko abantu bakureba. Iyi saha hari ukuntu wahereza agaciro uko Uwiteka kureba, kuko ibyo wakora byose cyangwa Imana bakavuga ngo urabikora ukiba ngo mpangwe nawe, ariko nzabishyira ku mugaragaro imbere y'amaso yawe. Imana nishimwe. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe.
ibyo mwakora byose mutubaha Imana byose ni ubusa. Ibyo wavuga byose utubaha Imana byose ni ubusa. Igifite agaciro kuri wowe, emera Kristo akuyobore, emera Kristo abane nawe, va muri ubwo bugoryi urimo, va muri ibyo byaha urimo, va muri ibyo byaha bitandukanye urimo, emera Kristo akuyobore, emera Kristo agendane nawe ubuzima bwawe bwose bwa buri munsi. Emera Kristo abane nawe, emera Kristo agende nawe mu buryo bwose bushoboka. Ntiwite cyane ku minsi maze uri mu itore, ntiwite cyane ku minsi maze uri muri iyi si, kuko ijambo Imana rirambwira cyane ngo Enoke yamaze imyaka irenga 300 agena n'Uwiteka. Uwiteka bituma amwishimira, bituma yemera kujyana nawe, amujyana mu ijuru kubera kugenda nawe. Ubwo se nkawe imyaka yose umaze n'ubundi ni myinshi cyane maze uyipfusha ubusa, ariko iyi saa tuvugana haracyariho ibyiringiro. Wamaze imyaka irenga 30 uri mu buraya, wamaze 20 uri mu buraya, wamaze 10 n'ingahe uri muri Uwiteka ryose, ariko iyi saa tuvugana Uwiteka akeneye yuko wongera kumugarukira. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo cyane ngo nimungarukira nanjye nzabagarukira. Imana nishimwe. Ongera ugarukira Uwiteka, nawe yiteguye ko yakugarukira, kuko Uwiteka ni umunyembabazi. Uwiteka ntabwo ari umwicanyi nk'uko abantu benshi cyane babitekereza. Uwiteka agira imbabazi iteka ryose. Niyo mpamvu iyi saha yohereza message kugira ngo wowe ubwawe wongere cyane, wongere umwemerere cyane, wongere kuyobore mu nzira zawe zose waba urimo. Ubuzima bwose waba urimo udashingiye ku Mana bwose ni ubusa. Yesu nashimwe. Banza cyane wibaze cyane uko mbanye n'umuntu tubana mu rugo rwanjye, ari umugabo wanjye, ari umugore wanjye, ari ababyeyi banjye, se ari abantu tubana muri rusange, bimeze gute? Bigaragaza ko mfite umutima w'ubwenge, bigaragaza yuko Imana yanyigishije byibuze. Kuko icya mbere cyo first of all igomba kubanza kwigisha, then ukaza kuwagetinga uriya mutima w'ubwenge bivuye ku Mana. Yesu nashimwe. Haleluya. Nta kindi kintu Imana igushakaho, nta kindi kintu Imana igukeneyeho. Imana ikeye yuko uyu mutima w'ubwenge uwutunga. Haleluya. Kuko ijuru ntabwo ari iry'injiji, ijuru ntabwo ari iry'abicanyi, ijuru ntabwo ari iry'abarozi. Uzi ubwicanyi ufite, uzi uburozi ufite. Ijuru ntabwo ari iry'abanyamagambo. Ijuru ni iry'abantu baharaniye gukiranuka, bafite kwera, kuko ngo nawe ari uwera, kandi uwo ngo azabana n'abera. Bisobanuye yuko abafite imitima yanduye abo ngabo ntabwo bazajya, abafite imitima yanduye ntabwo bazigira bajya mu ijuru. Ariko ibakabya muri kamwe ngo umugenzi nubwo yaba ari umuswa ntabwo azigira yo iyo nzira. Imana nishimwe. Atari umuswa bavuga ni wa wundi utarize, ariko yigishijwe n'Imana, afite ubwenge bw'Imana. Nuko mu buzima busanzwe bwo mu isi abenshi babona bakamana nk'umuntu ugiye gupfa, ariko afite icyo bita ubwenge bw'Imana. Niyo mpamvu uwo nguwo ntabwo azigira yo iyo nzira, kuko afite ubwenge bw'Imana bugenda bumwigisha ngo nzakwigisha nkwereke inzira ikwiriye ugomba kuba wanyuramo. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Imana nishimwe. Ibyo wakora byose rero udafite uyu mutima w'ubwenge byose ni ubusa. Tugiye gusenga Imana, ariko banza cyane wisuzume. Iminsi yanjye yose maze, wasanga umaze imyaka irenga 50 uri muri iyi si. Hari ibintu runaka, ari ibyaha runaka wiyiziho, ariko byarakunaniye. Hari uburyo runaka kugira ngo wihane byaranze, ariko Kristo isaha aracyatiza amaboko kugira ngo ubwawe uze yongera kubabarire. Bamu ikintu bita ikigare, bamu bigare bitandukanye bikwereka ngo Imana ngo nta kibazo, ariko menya neza yuko nawe hari ntabwo ugomba gutera yatuma Imana igusanga, nawe hari ntabwo ugomba gutera yatuma Imana ikugenderera. Kuko ijambo rirambwira
ijambo kambwe ngo cyane ngo abazi Imana yabo abo ngabo bazakomera, nibamara gukomera bakoresha iby'ubutwari. Nuko ijambo ry'Imana rimbwira, mwene data, mushiki wanjye, we mukuru wanjye, wowe data, wowe nde, icyo Imana igushakaho nta kindi ni ukwera no gukiranuka, kuko nta inzira yacu tugiyemo, iyi nzira izitwa inzira yo kwera. Abandi imitima ntabwo bazigira bayibonamo, nta nubwo bazigira bayicamo, ariko ni babandi ni babandi barinze gukiranuka kwabo, ni babandi bemereye Imana kubayobora, ni babandi bagiye bajyana Imana mu rugendo rwabo, ni babandi Imana yagiye ishyigikira, ni babandi Imana yagiye iba hafi yabo, ni babandi Imana bagiye bemera cyane, bagasonzera n'Imana, bakagira amafaranga, Imana ikaza ikayayobora, bagatunga amazu n'amamodoka, Imana ikaza ikabibanzamo. Iteka ryose nutunga inzu, iyo nzu yawe ntiwemerere Imana ngo Imana yicare muri ya nzu, iteka ryose iyo nzu uzaburamo amahoro mu buryo budasanzwe. Ariko nubaka ya nzu ari ya nzu ivuye mu bushake bw'Imana, kuko abantu benshi babizi ko muri iyi minsi dutunze cyane ibintu udashobora guhita udefanda aho wabikuye, kuko icya mbere cyo nawe uzi amanyanga wakoresha ngo babone icyo kintu ufite, ariko ukaza imbere y'abantu ukaza ukabeshya ngo ndashimira Imana yuko Imana yakoze ibintu runaka. No, Imana ntabwo igikizira ngo ube yakinze mu bintu bibi iteka ryose. Iyo ari inzira z'Imana izica zikiye mu mucyo iteka ryose. Ariko nyemera isamu, wowe mwene data, wongere cyane, wongere wisuzume, wongere ushakishe Imana, kuko nta kintu gikeneye kuri wowe, nuko wakwemerera Imana ikaba mu ruhande rwawe. Iyo wirebye imbuto zawe ubona uyu mutima w'ubwenge uwufite, ubona se ukigenda mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Iyo wirebye ibigare by'abagore wirirwamo, iyo urebye ibigare by'abagabo wirirwamo, ibiganiro bitandukanye mwirirwa muvuga, ubona harimo kwera kw'Imana. Iyo wirebye inzira zawe uko ugenda, ari ibyo uvuga, ari ibyo ugambira, ubona harimo umugambi w'Imana, ubona ufite uwo mutima. Niba iyi saha wumva uwo mutima warawutaye, niba utari wakira Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe, isa ndakugira inama, nubwo wakwisanga uri no muri koma, nubwo wakwisanga uri ku munota wa nyuma, ariko iyi ni message yawe Uwiteka yohereje kugira ngo utunge uyu mutima w'ubwenge, kuko niwe uzaguhesha kubaha Imana. Iyo udafite umutima w'ubwenge urangiza ubuzima bwawe nabi. Abantu bose ugasanga bose bavuga ngo ni uri intwari, ngo wakoze ibintu runaka, ariko Uwiteka yakureba akabona warabaye ikigwari iteka ryose. Niyo mpamvu yisanga ugira inama, haracyari amahirwe, ntutakaze, ntupfushe ubusa igihe cyawe. Yemera Kristo muri iyi minota, yemera Kristo cyane muri iyi minsi usigaje kuri iyi si. Wasanga iminsi yawe ya nyuma, ariko nta kindi, Kristo aracyari ku ntebe y'imbabazi, ngo abe yakugirira neza, ngo abe yagufasha, ngo abe yakongera kugarukaho ukundi, ngo abe yakongera kugirira neza. Kuko ijambo ryambwira cyane ngo imbabazi Imana yawe bazakomera, nawe uzakomera n'uyizera. We kwita ku bibazo uhagaze mu isaha, komeza urugendo. Nawe wacitse intege ukivumbura ku Mana ko ibibazo runaka wagiye uhura nabyo, ndagusabye kugira ngo iyi saha wongere wemerere Imana, wongere kuyobore, wongere wemerere Imana, wongere kube hafi. Nawe wagiye ucika intege mu buryo butandukanye bitewe n'iminsi umaze uri mu rugamba, Imana iracyateze amaboko, Imana iracyari kumwe nawe, ntabwo izagusiga, ntabwo izaguhana, iracyagwetse ku mugongo wayo, ntacyo uzigera uba. Wowe turiza mu Mana, wowe emerera Imana nyir'ijuru yongere ibane nawe, yongere ibe mu ruhande rwawe, kuko ntabwo ariko bizaba ku bayitegereza bose, ko ntawe uzigera kugwa n'isoni. Niko ijambo rimbwira cyane, ngo ariko uzabazana niyo mpamvu uwo nguwo niwe uzakorwa n'isoni. Mwendata mushiki wanjye, isayo wisuzumye usanga ukiri mukuri kw'ijambo ry'Imana, wisanga ugikora iby'Imana nk'uko ishaka, wisanga ukivuga iby'Imana nk'uko ishaka. Reba cyane aho watandukiriye, reba cyane aho wagiye ugenda hatandukanye. Wemereye Imana muri aya masaha, Imana yongere kube hafi, Imana yongere igushyigikire muri byose. Tugiye gusenga Imana, ntabwo twihuse, twari kujya muri vuba ngo utwigishe. Wongere usaba Imana yongere ikwigishe kubara iminsi yawe, kuko nibwo uzibuza ikibi cyose,
kuko nibwo uzagenda ahantu hose hatandukanye, inzira yose wagendamo uvuge ngo iyi nzira nahuriramo n'Imana, uvuge ngo iyi nzira urugendo rwaza kurangira asize mu gihe gusubira mu rugo. Iyo iteka iyo bimeze gutyo, iteka ryose biragufasha gutunga uyu mutima w'ubwenge, bitume iteka ryose ubaho uvuga ngo isaha n'isaha Imana yaza kundeba nkaba nagenda. Ariko nta kindi cyabigushoboza ni uko aba ufite umutima w'ubwenge. Uko umuntu afite umutima w'ubwenge umutera kugira amakenga. Niyo mpamvu ngiye gusenga ari wowe nanjye twese dusabe cyane Imana dushoboze gutunga umutima w'ubwenge, ari abawufite Imana ibambike imbaraga bakomereza amaboko, n'abatawufite Imana ngire bagarukeho, kuko nicyo cyo nyine gikwiriye kandi cyo cyabifasha muri ubu buzima. Mureke dusenge Imana, mureke dusenge Imana, ariko uyu mutima w'ubwenge uwusaba Imana uwutunge. Erega iteka ryose niba uri umunyabyaha urabizi, ibyo ukora urabizi, niba ukiranuka nawe urabizi, rero ibyo ukora byose urabizi, ibyo ugenamo byose urabizi. Icyo Imana dushakaho ni ukwera no gukiranuka, ibindi byose bikarangira gutyo. Mureke dushime Imana, mureke dusenge Imana. Uri Imana nziza, uri Imana ifite imbaraga, tugushimiye kubw'ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Mana, turatsinzwe n'urubanza, nyemera cyane uyu mwene data, uyu mushiki wacu, nyemera cyane twambike imbaraga dushoboze gutunga imitima y'ubwenge, kandi utwigishe tugende nk'uko ushaka muri inzira zose. Urakoze yuko wenyine ubikoze uko ushaka, sabye nizenze kubikuza umutima wacu. Amen. Amahoro, amahoro, ubuzima bwe neza, Imana ikomeze umugisha muri byose. Shalom, shalom.